Muraho nkuko mubizi turi mu bihe twitegura kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Turi mu bihe nanone dutekereza uko uru rugendo rwagenze, ariko gihe hari ikintu maze iminsi ntekereza nk'umubyeyi. Maze iminsi ntekereza ukuntu imyaka 30 ishize, muri iyi myaka 30 abenshi twari abana n'uwari uruhinja muri iyo myaka 30. Uyu munsi afite imyaka 30, arubatse cyangwa agiye kubaka. Turaho turi uyu munsi abenshi kubera ibyo ababyeyi bacu baduhaye. Twakunze igihugu kubera ababyeyi bacu, dukunda ururimi rwacu kubera ababyeyi bacu, twitangira igihugu, abandi bitangira igihugu mu buryo butandukanye kubera uko barezwe, kubera uko batojwe. Jewe rero maze iminsi ntekereza niki turimo guha abana bacu ku myaka 30 yindi iri imbere. Niki turimo kubatoza, kubera ko mu myaka 30 iri imbere naratekereje nsanga nzaba ngiye kugira imyaka 70, nzaba maze imyaka muri pension. Nzaba maze iminsi nibaza ese nzaba mu gihugu kimeze gite, ese niki nzaba narahaye abana banjye kinyemeza ko nzagira amasaziro meza, nabo bakabaho ubuzima bwiza icyo gihe, nabo abo bazabyara bakabaho ibyiza. Nkaba ntekereza ntago ari ukwizihiza gusa, ariko tunatekereze ejo hazaza h'abana bacu, ejo hazaza hacu, ejo hazaza h'igihugu cyacu. Umurezi, umubyeyi, umwanya uri kumwe n'umwana wawe mu rugo, mubikemo ubutunzi, mubikemo ubwenge, mubikemo indangagaciro, mubikemo ibyiza. Nubwo dufite ibibi, dufite intege nke natwe, ariko haranira yuko umuha ibyiza byinshi kugira ngo mu myaka 30 iri imbere tuzabe dufite abakobwa, abasore, abagabo, abagore bagirira imiryango yabo umumaro, bagirira igihugu umumaro, bagirira umugabane umumaro. Dutekereze ejo hazaza.